Uyu munsi ni kuwa kabiri n'itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Uwiteka Imana yohereje umuhesha uguhesha kwakira icyo yagambiriye kuguha n'ubundi mu gihe nk'iki ngiki. Abami ba kabiri 18:6. Umwami abibaza uwo mugore aramubwira ati, umwami ahera ko amuha umutwareho umuhesha, aravuga ati, umugarurire ibye byose n'ibyo yasaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye akageza ubu ngubu. Imana nayo igira ubutabera. Imana igirenganura abantu bemeye ijambo ryayo ndetse barangiza bakarigenderamo. Imana igira imbaraga zituma ikintu umuntu yabuze yongera kukigarurirwa. Bijya bibaho ko umuntu atakaza imbaraga, bibaho ko umuntu atakaza izina, bibaho ko umuntu yatakaza umuntu yakundaga, bibaho ko umuntu yatakaza ibintu yaragezeho, ariko ijuru rigira kirengera. Imana ndumva impaye iri jambo ngo nisangire nawe ngo Imana ije kukurenganura, Imana ije kukuvuganira. Hari ubutabazi bw'ijuru ku buzima bwawe, kandi iyi Imana itabaye umuntu imutabara imutabaye. Uyu mudamu ibye byose byari byaranyazwe, imitungo yari yarenyazwe, ubutunzi bwe bwari bwaragiye, ariko aza guhura n'umwami, aza guhura n'ufite ijambo. Umuhesha wacu ni Kristo. Ndabyibuka muri message y'umunsi yahise, hari message bari bampaye umuntu umwe mu bantu Imana yakoreye igitangaza. Imana yambwiye ngo hari umuntu ikijije itako. Nabonye message mu gitondo, hari ushaka kuza kwibonaho gutya, arambwira ngo umwanya wavugaga ngo Imana irakijije, nari maze igihe ndibwa mbabara, ariko nahise ko nkoraho ndakira. Turi mu gihe cyo kwakira ibitangaza by'Imana, kuba byemera no kuba byizera. Bitavuze ko hatari abantu Satani yateguye kutumva no kutakira ijambo n'iki Imana ivuga, kubera yuko Satani nawe arakora kandi afite abantu akorana nabo. Ariko kandi abizera ijambo ry'Imana, abizera imbaraga z'Imana, Imana iri kubahesha ibyabo. Imana iri irabashumbusha, Imana iri irabarema nk'ubwoko bukomeye. Imana iri irabategura nk'abazaba igisubizo mu gihe nk'iki ngiki. Ndibuka umugabo witwa Yefuta ngo yari yaratawe, yararitswe n'abavandimwe biwe batari bahuje ababyeyi bombi, ngo umwana arawumongana, abura icyerekezo, atakaza gakondo yiwe. Ngo ariko Yefuta aragenda yiremamo imbaraga, ngo yishakamo ubushobozi, ngo aragenda arema umutwe w'abandi bantu bafite ibibazo bisa n'ibyiwe. Ngo igihe kimwe kiragira, igihugu kiraterwa, habura umuntu n'umwe wakirengera. Imana ifata umuntu wari wararetswe iramuzana, abariyikoresha gutabara igihugu. Kankubwire, ibihe bishobora kurekura umuntu, ariko Imana ntigitakaza umwana wayo. Kubera iki? Imana ifite greater investment yashyize mu buzima bwacu. Hari ibintu yakubitsemo umukobwa, musore, mudamu ukurikiye, mugabo uri hano. Ubwo buzima bwawe ni igishoro cy'Imana. Kubaho kwawe ni inyungu z'ubwami bw'Imana. Imana yiza kubibona, nta kindi kintu cyiza wakora mu isi. Wari kuba waravuye nk'umwuka waratashye nk'abandi, kuko ntaho wabyishyuye, nta n'amasezerano wasinyanye n'Imana yuko uzarama ya myaka ujye usengera. Ni umugambi Imana ibona utararangiza kuri iyi si. Rero ugiye kuwukora. Iyo turi kugandija bivuga ngo umugambi Imana ku buzima bwawe, tuba turi kwihuza n'ikintu Imana yavuze ko tugomba kubacyo. Tuba turi kwihuza n'ijambo Imana yavuze ku buzima bwacu. Tuba turi kwihuza n'isezerano ry'Imana. Tuba turi kwihuza n'imvugo y'Imana. Tuba turi kwitandukanya n'imbaraga zidukura mu mugambi wayo, zitujyana kure. Imana nyiribi ikubereye umuhesha muri iki gihe. Kristo yaje kuduhesha ibyari byarazimiye, yaje kuduhesha umugabane wari warazimiye, yaje kuduhesha identite, kuko twaratakaje agaciro. Yohana yarabivuze, aravuga ngo abo bamwemeye bose bakanamwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuko twarabuze identite. Kabiri, kuko twaratakaje umwuka w'Imana. Kuva mu byaha byo mu itangiriro abantu batakaje ubumana, ariko Yesu arangije agaruka muri twe, agarura umwuka w'Imana. Ngo umwuka w'Imana ubu muri twe ahamanya natwe ko turi abana b'Imana. Nta mwana w'Imana ukubitika gutyo gusa, nta mwana w'Imana urekwa gutyo gusa, nta mwana w'Imana usuzugurika gutyo gusa. Hoya, nyarukira hirya gatoya mu gihe cya Morodekayi. Ndabikunda cyane. Ngo Morodekayi, ngo uriya mugabo wahakoraga, ngo yumvaga Morodekayi n'Abayuda ntacyo bavuze, ariko mu bitekerezo by'Imana Abayuda bwari ubwoko bushinganye, bwari ubwoko bibitse ijambo ry'Imana, bwari ubwoko Imana yavuzeho.
burya umuntu ushobora kumusuzugura ariko ntuzasugure icyo Imana yavuze ku muntu, kuko icyo Imana yavuze ku muntu ushobora gusanga aricyo kirimo umugabane wawe, ushobora gusanga aricyo kirimo imbaraga zawe. Umuntu umwe yageze gutuka umubyeyi umwe, yaravuze ngo ntabwo uzigira uheka ngo ushyire imugongo, ngo kandi niyo waheka abawe bazahinduka imbwa. Igihe kimwe uwavuze amagambo nk'ayo ngayo aza kujya kwivuza. Agiye kwivuza, ageze kwa muganga asanga umudokiteri wenyine ushobora gukurikirana ikibazo cyiwe yagiye hanze, ntabwo ari mu gihugu, agomba gutegerezwa. Amutegereza icyumweru mu buribwe bukabije cyane, avuga ngo uwo muntu azaza ryari. Icyamutongoye rero, yasanze umwana wa mubyeyi yavuze ngo ntacyo uzigira uba cyo, n'abawe ntacyo bazaba cyo, ari we dogiteri uri buze kumuvura uburwayi yari afite, uburibwe yari afite. Kankubwira, ibihe bishobora gutesha agaciro wowe, ariko ikiri muri wowe ntabwo ibihe byagitesha agaciro. Abantu dushobora kutemezanya n'ibyo uvuga, ariko iby'Imana igiye kugukoresha byo ntitwabirwanya, ntabwo twabihakanye. Abantu bashobora kutizera Yesu, bamufata nk'abandi bantu bose, ariko ibyo Yesu yakoze n'ibyo ari gukora byo ubwabyo bishobora kudukonvenka, tugaca bugufi tukoro ko tutarabona undi mwami ukora nk'ibyo akora. Muri uyu munsi wa none, ihuze n'umugabane wawe, ihuze n'umugabane wawe. Ibyasaruwe mu murima wawe, ibyasaruwe muri konte zawe, ibyasaruwe mu muhamagaro wawe, ibyasaruwe mu rugo rwawe, ibyasaruwe mu bushako rwawe, ibyasaruwe mu kazi kawe, ibyasaruwe muri bizinesi zawe, ibyasaruwe mu bitekerezo byawe, umwanzi akabyiba, nibikugarukire muri iki gitondo cy'umuzuko, nibigaruke mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, nibigaruke ku buzima bwawe. Imana ikomeye, Imana igira neza, ndagushimira kuri Imana ikurikira ijambo ryawe, ndagushimira kuri Imana izihana igisubizo ku buzima bwari buze igisubizo, ndagushimira kuri Imana ihembura umutima warusubiye inyuma. Kuri iki gitondo turamamaza ngo Kristo nk'umuhesha w'umugisha, nk'umuhesha w'ubwiza, nk'umuhesha w'uburinzi, nk'umuhesha w'ubudahangarwa, wongera ugaragarire mu mitima y'abanyamahanga, ibisi yose yongera ihure n'imbaraga z'ubuntu bwawe, iby'abantu banyazwe bigaruke, uburenganzira bw'abantu, agaciro k'abantu, amasezerano y'abantu, icyubahiro cy'abantu, imiryango y'abantu, iterambere ry'abantu, amafaranga y'abantu, amabizinesi y'abantu, ingendo z'umugisha z'abantu, abantu bariganijwe. Iki gitondo ndahagaze mu mbaraga z'Uwiteka Imana, ndavuga ngo nibagarurirwe ibyabo. Ndabivuga nk'umutambyi mu izina rya Yesu Kristo, nibahuzwe n'isezerano ryabo, nibahuzwe n'iby'agaciro kabo, nibahuzwe n'amahoro yabo, nibahuzwe n'umunezero wabo, nibahuzwe n'insinzi yabo, nibahuzwe n'ubuhamya bwabo, bagendere mu buzima bw'ibitangaza gusa. Urakoze Data, kuko uri bukora ibiruta ibyo ngibyo, kuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo, mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Amen.